cya shitani cyarakaye. Umusore utanyezo gasaba ari umuntu. Ndindahiro Valence Papa. Acha bana we. Nta muntu ntabwo wandanza amafi. They could be mad at me. Look at my family. And then hano handitse Rutwitsimuzi my aka. Work in China rather to be in Tata wafite karisimbi. Abikunda simbo. What's up beautiful ladies and gentlemen, reka nizeye ko mwese mumeze neza cyane. Jero nitwa Badon nk'ibisanzwe ni D1 TV. Muje kujya amakuru menshi y'imyidagaduro ari kugenda avugwa hano hanze bari kugenda garukaho cyane. Muri izi mpera z'umwaka rero hari amakuru menshi agiye atandukanye ariko hagati aho ngaho yangura bizinze cyane ko ubungubu The Ben ari we muntu uri imbere cyane, umuntu uri kuvuga cyane mu buryo bugiye butandukanye, hari kugenda hagarukwa cyane ku gitaramo cye ariko kandi akagenda hanagaruka cyane ku mashusho yasohoye y'indirimbo ye nshyashya yitwa True Love, indirimbo yandikiye umugore we w'Ikeza Pamela. Ndetse kandi ikaba ari n'indirimbo yasohoye ari imwe mu zigize album azaronshinga ku itariki ya mbere y'ukwezi kwa mbere 2025. Ariko gataho ngaho ikintu gituma abantu bamuvuga cyane muri kano kanya na amashusho yasohose muri iyo ndirimbo ari kumwe na Pamela, aho bari kugaragaza ibyishimo afite mu maso yabo ndetse no mu marangamutima biturutse cyane ku kuba Pamela ubungubu atwite nyuma y'igihe cyari gishize kingana n'umwaka bitaragaragara ko Pamela atwite. Nta kintu gishya kiragaragara muri famille yabo, ariko benshi bakagira bavuga ngo ntago nyine ngo bimeze neza muri famille bya bindi byo kumbuga nkoranyambaga. Ariko ubungubu ejo bundi rero ku itariki 20 nibwo abantu batangiye kuvuga ati Madame The Ben aratwite, bitewe n'uko icyo gihe yashyize hanze agashusho barimo bagaragaza ko bazasohoye iyo ndirimbo mu minsi mike yari iri imbere. Hanyuma bagashyira hanze rero The Ben na Pamela bari kubyina iyo ndirimbo, ariko bigaragara ko Pamela atwite nubwo yari yambaye ikanzu ndende nyine utari tubibona. Ariko noneho biza kuba inkuru ndende ubwo basohaga amashusho y'indirimbo byanyabyo noneho bakayashyira hanze. Icyo gihe rero nkwibukije kuri 24 umugore wa The Ben yapostinze ako ka video ari kubyina iyo ndirimbo na The Ben, hanyuma aravuga ati Merry Christmas to free of us. Akimara kuvuga gutyo abantu bahise bumva ko batatu nyine Pamela yavuze ari The Ben nawe ndetse n'uwo mwana bitegura kwibaruka mu minsi iri imbere. Iyo ndirimbo rero mu gusohoka kwayo hasohotse ayo mashusho harimo amashusho ya Pamela bigaragara nyine ko atwite indi hanze nk'uko uri kubona kuri ano mashusho. Hanyuma rero abantu benshi baza kugenda bivugaho byinshi bigiye bitandukanye, bamwe barabyishimira cyane bavuga ati ni ibintu byiza, baramwapreciatinga, bagaragaza nyine ko babyishimiye cyane kumva iyo nkuru yuko Pamela atwite. Bamwe batangira no kubaza The Ben igihe Pamela azabyarira, ngira ngo agiye kuri RBA baramubajije bati ese ko turi kumva ko Pamela ashobora kuba yarabyaye, mu by'ukuri ni ukuri cyangwa bimeze bite? Hanyuma The Ben avuga ati ibyo ngibyo ntabwo arabyara, ariko wenda ni vuba cyane. Ariko nanone ibyo bintu yabivuze hari n'abandi benshi bari bakomeje complaininga cyangwa se batumva ko bira bintu bye bikwiye ko bashyira hanze amashusho inda ya Pamela igaragara. Abantu benshi bagenda bavuga ati ibi bintu ntabwo ari by'i Rwanda. Ubundi byatangiye kuri Rex uwo bita muganga Rutanga rw'amaboko wabivugaho, aravuga ati ibintu ntabwo ari by'i Rwanda, ntabwo mwakabigenje uko nguko. Avuga ati ubundi iyo umubyeyi atwite inda baratwikira, ntabwo bashyira hanze, ntabwo ugomba gutwika ngo imanuke kuko ngo bishobora kuzakugora hazamuka. Agenda avuga amagambo nk'ayo ngayo abantu baje no gutindaho, n'abandi bantu bagiye batandukanye banyura ku mbuga bavuga ibintu nk'ibyo ngibyo, bagaragaza ko batishimiye cyane kuba byagiye hanze, bagaragaza kubinenga. Ndetse barimo n'abandi bari mu itangazamakuru hano mu Rwanda bagenda babivugaho gutyo, ariko wenda ngo ntabwo nshaka kugenda mentioning amazina y'abantu cyane, ariko ibyo bintu babivuzeho cyane ndetse babitindaho, bamwe bagaragaza nyine ko batabyishimiye. Icyo gihe The Ben nta kintu yigeze abivugaho, yewe na Pamela nta kintu yigeze abivugaho, bose bariturije, abantu bakomeza kubyivugana. Ariko uno munsi ubwo The Ben yari ari gukora ikiganiro n'itangazamakuru, bari kugaruka cyane n'ubundi ku bijyanye n'ironshinga ry'ino album, yaje kuba agaruka kuri kino kintu abantu bagiye bavugaho cyane n'ubakora cyashije. Abantu bagira abantu bagira uburyo kibabonamo ibintu. Kuri twebwe ntabwo twabibonyemo ikibazo, usibye ko n'abantu simba veba kuko nubwo twebwe ntacyo byabitwaye, ariko na mama umbyara ntabwo yabyishimiye. So ndanamusaba imbabazi imbere yanyu mwese, mama mbabarire, and of course ndasaba imbabazi abantu bayibonye mu yindi shusho, ariko bitanakuraho ko imbone yanjye ndetse na my wife ntabwo na n'izi saha tubibonamo ikibazo.
we just wanted to twashatse gukora video ndetse dushaka no kugaragaza gratitude dufite ku ku Mana. Ariko mama umbabarira aho uri hose, sorry mama yamamagaye cyane abigeze ko we ku giti cye n'umuryango we cyangwa se we na Pamela batigeze bumvamo ko hari ikibazo na kimwe kirimo kuba basohoye ayo mashusho, nanone kandi ngo kuri bo bumva ko nta kibazo kibirimo, usibye ko wenda abantu babifashe nabi abasabye imbabazi bati mama wanjye by'umwihariko, cyane ko ngira ngo urabizi ko abamama bakuru by'umwihariko kubona amashusho nk'ariya nyine waba yumva ari igisebo cyangwa se ari ukwiyandarika, ntabwo yumva nyine ko ari cyo gihe wenda ino generation abantu bari kubaho muri buno buzima ariko bagomba kubaho cyangwa se ariko bamwe bahitamo kubaho. Ariko iyo bigeze nyine ku mubyeyi mukuru, ku muntu ufite imyaka myinshi, bano bakecuru usanga nyine ibintu ariko byumva nyine hari ukuntu we yumva byakagenze. Rero The Ben yaboneyeho asaba imbabazi mama we, aravuga ati rwose umbabarira aho uri hose, ngusabye imbabazi, njye ntabwo numvaga ko byakwaza bigeze aho ngaho. Hanyuma rero ikindi nakubwira nuko The Ben ari kwitegura kuronshinga album ye nshyashya mu gitaramo yise The New Year Groove. Kikaba ari igitaramo rero kizabera muri BK Arena ku itariki ya mbere y'ukwezi kwa mbere 2025. Ni igitaramo abantu bitezeho byinshi cyane ko yanatangaje ko umuhanzi wese yagize ahantu ahurira nawe mu ndirimbo agomba kuza bari harimo ba Hotel Brown, harimo ba Rema na Makula, harimo Diamond Platnumz, harimo n'abandi ba artist bagiye batandukanye ba hano mu Rwanda bagiye bakorana indirimbo, cyane ko muri izo ndirimbo harimo n'izo atigeze akorera performing, harimo nk'iya Kevin Kade, Element ndetse nawe bahuriyemo yitwa Sikosa. Iyo ndirimbo barayikoze ariko ntabwo bigeze bagaragara bari kuyiperforming ahantu hamwe, ndetse yatangaje ko iyo nayo iri muri imwe mu ndirimbo bazaperforminga live bari kumwe bose, ndetse kandi n'izindi zigiye zitandukanye wakunze mu bihe byagiye bitambuka, izo ndirimbo zose bakaba bazaziperforminga muri icyo gitaramo. Kandi kikaba ari igitaramo The Ben akomeje gutangaza ko ari igitaramo kizaba kinini kuruta uko undi muntu wese abyiteze, cyane ko biteyemo inkunga n'ibigo bigiye bikomeye hano mu Rwanda, harimo Beka, harimo Tekino Mobile, bose bagiye bamufasha kandi mu buryo ubona ko buri wide cyane, ndetse n'itangazamakuru babigizemo uruhare, n'aba-influencer bagiye batandukanye bagize uruhare cyane mu kwamamaza kino gitaramo cya The Ben. Cyangwa igitaramo gishobora kuzagenda neza cyane kuko abantu babyiteze, cyane ko The Ben agomba gushyiramo imbaraga nyinshi cyane kuko agomba kugaragaza itandukaniro rye n'umuhanzi Bruce Melody bikunze kugaragara cyane ko bahangana nawe uzamurika album mu minsi iri imbere mu matariki ahera y'uku kwezi kwa mbere, kuko mu minsi yashize njye mwabonye yuko yakoze igitaramo gito cyo kumvisha abantu cyangwa se gusogongeza abantu kuri album nshyashya. Ikaba nayo rero ari album izajya hanze mu mpera z'ukwezi kwa mbere, ubwo nayo akaba ari imiziki tugomba kwitega kuzumva muri icyo gihe kizaza mu minsi mike, tugatangira umwaka nyine ibintu byose biryoshye, ibintu ari fresh cyane. Hagati aho ngaho rero kanize kuri gusoza umwaka neza. Iyi ni DON TV, njye nitwa Badon, baje kugeza amakuru nk'aya ngaya. Komeza kubana natwe kandi ukomeze kunogirwa n'ibiganiro bya DON TV umwaka mushya.